urugero rw'ibishoboka yuko uwakoze ahembwa kandi nanone umuntu agize umutima wo kuzirikana abafatanyabikorwa nka MTN akazana amafaranga Hakizimana nawe aba ari umuntu w'imfura n'abandi rero nibajye muri uwo mujyo ubundi umuhanzi abone ibyaturutse mu gihangano cye ariko se Cyprien nta muntu wagufasha witwaje none rero nuko ukuriya ni manager acunga neza nuko noneho reka duhe umwe mwicaye gato dumwanya Cyprien duhe umwanya Cyprien hanyuma atubwire akari ku mutima we atubwire imbamutima ze icyo zitangaza kuri uyu munsi wo gushyikirizwa ariko si ubundi mbanze kubaza si ubwa mbere uhawe igisheke mu gihangano cye ariko se Cyprien ku nshuro ya mbere yahawe ku nshuro ya kabiri twaje yahawe ayahawe ku nshuro ya gatatu ni manager wakangaye acunga neza noneho reka duhe umwe mwicaye muri uyu murimo dukora ni umurimo usaba gutekereza usaba n'uburyo birumvikana ariko byeweho birantunguye cyane kuko sinakoresheje imbaraga nyinshi ahubwo ni amasengesho menshi yabikoze rero turagira ngo dushimire nyakubahwa mushyitsi mukuru ndetse tunashimire n'umuyobozi wa RCU tunashimire ndetse na bodi yose ukuntu ikora ibintu byayo mu buryo buri transparence ku buryo ubona ko ari ibintu byiza kandi by'ingenzi turashimira kandi umufatanyabikorwa wacu Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco abo turabashimira cyane by'umwihariko kuko bagizemo uruhare runini kugira ngo babungabunge ibihangano byacu turashimira RDB yadufashije cyane muri iki gikorwa kandi turashimira na radio Isangano na Kiss FM ndetse by'umwihariko na MTN uretse n'ibi bihembo mbonye wenda muri MTN mbonamo byinshi biza buri kwezi ni sosiyete ikora neza cyane cyane rwose kandi tumaze igihe igenda ikora duha amafaranga abantu bose muyiyoboke muyikoreshe kandi mu mafaranga menshi muri kontara zayo dufitanye ariko ni sosiyete ikora neza cyane nayo turayishimiye muri by'umwihariko kuko ikora neza rero ndumva kubera ibyishimo byinshi ntafite amagambo menshi yo kuvuga kuko ndumva nyifite amatsiko yo gukebuka iriya sheke ni izina ryanjye ariryo ririho bigatuma rero ndimo mvuga shikagurika kandi ndimo ndasaba ko abahanzi mwese mwakwiyandikisha muri RCU kuko kubera ko harimo inyungu nyinshi ibihangano byanyu bigira uburinzi ndetse si n'ibyo gusa badutekerereza n'ibindi birenze ibyo twebwe dutekereza ariko cyane cyane iyo ubaye umunyamuryango ntekereza wenda ko bateguye uburyo bwo kuba abantu bashobora kuva hano biyandikishije abatari biyandikisha cyangwa se mukazajya kuri ofisi yabo mukiyandikisha turashimira rero leta y'u Rwanda mu by'ukuri yatekereje igashyiraho itegeko rirengera umuhanzi ndetse umuhanzi uwo ari we wese ubwo ari umwanditsi ari umuntu wese ukoresha ubwenge kamere mu byo akora abayobozi bacu turabashimiye tubasabira umugisha w'Imana kandi tuzajya tubasengera Imana ibahezanishe ndi umunyamakuru ndi n'umusaza ndi n'umuyobozi w'abanyamakuru ntabwo n'ubwa mbere mubonye numvise abantu basa n'abagucokoza ngo gusenga ni byiza abandi ngo urubura ko ari hari ndirimba numve rwose kagira imbabazi
sinikesha ubuhanga sinigikundiro nagize ku bantu ntabwo njyewe ndi umuririmbyi ni uburyo nakoresheje bw'amagambo mu bitekerezo byawe iyo wahisemo ejo hazaza hawe heza wibuka ko gutekereza neza kwa Dawidi byatumye aho umwami wa Isirayeli kumenya icyakurikiye nicyo cyatumye Elisa agabirwa imigabane ibiri ya Eliya avuga ngo gerageza ukomeze ucokoze ibitekerezo byawe ntawakumenyera icyo ushaka wowe uzi icyo ushaka nibyo gutyo ntabwo ndirimba mu muziki ariko Imana yarabirenze arakoze cyane Sipiriyani anyibukije ikintu gikomeye cyane ubundi mu muco n'amateka y'u Rwanda ndambiwe Jay Polly yaririmbye muri indirimbo ngo ubyange ubyemere ntuzambuza kuba ubundi we umigishe aciye amazi DJ dufashe cyatuyiririmbire twese sibyo n'undi ni hit ubyange ubyemere ntuzambuza cyangwa tuze kugaruka ariko byatungana everybody put your hands in the air wajya tugaruka muri muzi niba byoroshye bakagira imana nibaza ari mu bukwe none bahita bati umusaza ntabwo ari serious bazamutse twese gutya ako se amafaranga mwawe basi urabona kumesha ngo bikomeje kwinjira ku kagozi Azinusiza kugureba ariko banyumaga yitaba ngatira yukudahari Ukumiko chakura kari na yataksimidi watu ni kumihari Unindisha Shagari Eko chuko noga ita witimba Esa mdi kuruma na mdi simba Umihimba Nimba Oya gosi pionichi Gira Ipega nichi Basi sege horichi Nisha kugirende kumuziki Uriji hezanu Kudukachira Niutamu ndabwira Numunure Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Yo Nanakohereza message ukayikuba Ninuba Manevuza Ije wacu umunsi yatwitse Dore sanse Bino mase Na sanse Mabana kose neta kutakone sanse Oya gosi byo michi Gira biteba nichi Basi senya ngorichi Ushakungende kumuziki Urijihenza n'urukundo gacira Ibutamu ndabwira rumurure Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Ukirange ubyemere ntuzambuza kuba uwo ndiwe umugishe Mutsindire bana n'amababi uburyo nirirwa nihirira Shaka aho namenyera dore amaso yuzuyemo amarira Mbonaga ntabwo narinzi ikiguguti yanatira Ukaranga buteye kusekera ukemera ariko unamakarira Gosheri ubwiza ukuri nibaje numva kubangamira Nakuza aho nikura ukareka kukira ku kabazi Nakuwecemo ndumura wanatetse isigira naona Ye nikorera nkabyimenyera Simbi nakuza burahurara Nuza kuko ibyo bishakwa Uzashiturwe n'urukundo Murya birangiza ukunze gukunda Urijihenza n'urukundo gacira Wahembwe namubonye wambere shishana Abandi mwese nakime Sinshaka Ndambiwe Sinshaka Ndambiwe
tembera shira mwakoze abandi mutarahembwa